Ese bazimiriye he? Baba he? Bakora ibiki? None se bahugiye mu biki? Ibyo mwese mwibaza ati aba bantu ko twabakunze kandi bakaba barakoze byiza mu dini w'Isilamu, bamwe barabavugabutumwa, abandi batangaza inkuru z'Ubuyisilamu, haba muri ino dini ndetse n'ibivugwa muri rubanda. Duhereye ku munyamakuru wa mbere, uyu munsi utakivugwa cyangwa se utakiboneka, haba mu biganiro by'Ubuyisilamu ndetse n'ahandi, ese yaba ari mu biki, yaba ahugiye mu biki? Bihibindi Nuhu, uyu nguyu mumuzi mu biganiro bigiye bitandukanye kuri Voice of Africa, yakoraga ikiganiro mwamuzi nka Byuka Kare, aho yavugaga mu ijwi ryiza abantu bakabimukundira. Agishyiraho umurongo, amatelefone yaracicikanaga, ati Nuhu wacu, Nuhu dukunda, ati none uyu munsi tuzaniye iki? Mu biganiro birimo no gutebya cyane, mu ijwi ryiza kandi riyunguruye, nyamara benshi batari bamuzi bazi ko ari umuntu ukuze cyane w'umusaza. Bihibindi Nuhu yari afite ijwi ribereye koko mikoro. Uyu munsi yaba ahugiye mu biki? Si uwo kandi gusa, hari n'abibaza nk'uzwi nka Sabuni ya Roho. Uyu nguyu muvuze abantu benshi bahita bamwumva Sheikh Hakizimana Hassani. Sheikh Hakizimana Hassani mumuzi mu biganiro byo gukora dawa ndetse asohoka ajya guhura n'abayisilamu mu biganiro rusange, aho yatungaga buri muyisilamu mikoro akamubaza amiyumvo ye ndetse akamubaza ibibazo bigiye bitandukanye ku dini y'Ubuyisilamu. Nawe yarasetsaga cyane kandi byagera ku dini akaba ari umuntu ukunda gukora dawa cyane. Ibi ngibi bigaragara cyane mu biganiro agenda akora, harimo gusobanura hadithi azivana mu cyarabu ndetse akazishyira mu kinyarwanda mu ijwi ryiza cyane. Nawe abantu bamukundiraga kuri iyo radiyo Voice of Africa. Abo ngabo bari abanyamakuru twaba tugenda twibuka ariko mu bihe byabo kandi byabereye byiza. Ese bagiye bate abantu kugira ngo uyu munsi batakibumva cyane, haba muri social media ndetse n'ahandi? Sheikh Othman Kabiriti, uyu nguyu ukimuvuga abanyamugandamure cyangwa se abanyenyanza bahita babyumva cyane. Iyo ugezeyo ukavuga iryo zina, buri muntu wese ati Sheikh wacu, Sheikh dukunda, ati ntawamusimbura mu bikorwa byose agendaga akora. N'ibyo turi bwazogarukaho uyu munsi. Uru rutonde ntabwo twibagiwe n'uwo bita Nduwamungu Idrissa. Nduwamungu Idrissa ukimuvuga abayisilamu benshi bahita bamenya yuko ari umusaza wagiye ucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aringaniza abantu ndetse ashishikariza abantu ko bakubaha Allah ndetse bakanatinya Imana n'intumwa ye, aho yagenda agaragaza ko umukene agomba kubaho nk'umukire ndetse umukire akaba atahuguza umukene. Aya ni amavideo menshi agiye atandukana kandi agacicikana hano ku mbuga nkoranyambaga. Ese uyu munsi we yaba ari mu biki? Yaba akora iki? Ese ahugiye mu biki? Ese yaba akiriho? Ibi byose uraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro kitari bwaza kumara igihe kinini. Ngiye mugiye kubana, nitwa Bizimana Hussein. Aha ni kuri Islamu Yacu TV. Islamu Yacu TV kugiraho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse harimo n'ibi ngibi. Duhereye ku munyamakuru twahereyeho bwa mbere, ariwe Bihibindi Nuhu, umunyamakuru mwakunze cyane rwose bidashidikanywaho. Ese yaba ari mu biki? Yaba ari gukora ibiki? Bihibindi Nuhu uyu nguyu akaba ahugiye mu byo twakwita nk'ubunyamakuru n'ubundi ntigeze abureka. Akaba afite n'ikinyamakuru bita Umuyoboro. Iki ni ikinyamakuru gikora cyandika inkuru kandi nanone akandika inkuru z'iyobokamana, haba mu dini ndetse n'andi madini agiye atandukanye, yaba ay'Isilamu ndetse n'ay'Abakristo. Ahangaha ntabwo wapfa kuhagera uretse ko hari ibyo usabwa kugira ngo ujye ubona inkuru ze. Urishyura nyine nta bigiye bitandukanye n'ahandi. Ugomba kwishyura igiciro aba yaragennye. Jya kuri Google aka kanya wandikemo umuyoboro.com, uraza kubona inkuru ze agenda yandika ku bintu bigiye bitandukanye kandi uraza kubikunda. Twarakurikizaho Sheikh Hakizimana Hassani nk'uko bose bari abanyamakuru. Ese Sheikh Hakizimana Hassani Sabuni ya Roho we yaba ahugiye mu biki uyu munsi? Ese yaba ari gukora ibiki? Nubwo byatoroha cyangwa se bitakorohera kugira ngo ubone amafoto ye cyangwa se amashusho ye mu bikorwa bigiye bitandukanye, byakugora cyane,
ariko twakoze ibishoboka byose kugira ngo tubazanire basi imwe mu ifoto ye. Ese yaba ahugiye mu biki? Uyu ntabwo agikora umwuga w'ivugabutumwa nk'uko yajyaga abikora, ndetse n'iyo yabikora yabikorera mu ibanga rikomeye ku buryo utapfa kubimenya ko yabikoze. Gusa benshi baramuvuga cyangwa bakamutaka ibigwi bavuga ko ari umugabo mwiza, ndetse aho abonye umuyisilamu haba ari mu bibazo ndetse atari mu bibazo, uwo nguwo rwose ngo byanga bikunda ibibazo bye biba bisubijwe. Sheikh Hakizimana Hassan ubu ngubu yabaye businessman, aho ari umucuruzi w'imyenda, uyu munsi akaba ari we CEO wa Magasin Sport Class. Magasin Sport Class icuruza ibikoresho ndetse bya siporo, harimo n'amabalo n'ibindi byinshi cyane n'amagodiyo. Sheikh Hakizimana Hassan uyu nguyu ntabwo twamuvugaho byinshi bitewe n'uko yitandukanyije n'itangazamakuru, ndetse bigaragara ko ryanamubabaje kuko nta nubwo akigaragara ku muyoboro w'izi mbuga tugenda tubona, haba ku masocial media agiye atandukanye. Uyu nguyu ntabwo twamuvugaho byinshi bitewe n'uko ntabwo akigaragara cyane nk'uko namwe mujya mubibona, ari niyo mpamvu mwabajije ibi bibazo. Sheikh Othman Kabiriti nk'uko twabivuze haruguru, uyu nguyu yagaragaye cyane akora ibikorwa by'ivugabutumwa, avuga amagambo aryoheye amatwi abenshi bakurikiraga muri kutuba ze. Ese yaba ari hewe? Uyu nawe nk'uko bigaragara akora ibijyanye n'ubucuruzi kandi nawe byaramuhiriye rwose. Ukimuvuga abanyenyanza babyumva kubi cyane, ati ni Sheikh Kabiriti wacu. Uyu nawe ntabwo muzongera kumubona cyangwa se muke mubona mu biganiro bijyanye n'iyobokamana cyane, ndetse n'ibihari bimaze igihe cyane. Ibigaragara ko ashobora kuba wenda hari ikibazo kirimo cyihariye cye mu buzima bwe. Sheikh Othman Kabiriti uyu nguyu abantu bamwifashishaga cyane cyane mu kujya gushyingura abantu babo. Iyo yatangaga ubutumwa igihe bamaze gushyingura uwabo, buri muntu wese yahavaga arize. Utarariraga yarakomerekaga cyane cyangwa se akahavana amasomo. Sheikh Othman Kabiriti inyigisho ze zaragiye zirakatwa utuvidewo duto duto tugenda duhererekanwa n'abantu, aho yagaragarizaga abantu yuko hano ku isi nta kintu cyiza gihari, ahubwo iherezo ryiza ari ryo rya mbere. Uyu nawe ntabwo twamuvugaho byinshi, ibikorwa bye byamuhariwe ndetse n'ibyamwitiriwe biracyahari. Ubunyangamugayo, kuvugisha ukuri muri rubanda, ibyo ngibyo ahari wasanga ari nayo mpamvu atagishaka kuvuga cyane muri ino si y'ubu ngubu, aho usigaye uvuga asanga uvuze n'ibitavugwa. Uwo nguwo ni Sheikh Othman Kabiriti, Sheikh Nduwamungu Idrissa. Uyu nguyu mwagiye mubona mu mavideo menshi cyane acicikana, nawe ni ahantu atandukaniye na Sheikh Othman Kabiriti. Sheikh Nduwamungu Idrissa cyane cyane we yuko nta kindi yiberamo uretse kuvuga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We nta byinshi wamuvugaho, gusa ni umugabo wakunzwe cyane kandi agakundwa n'abantu ingeri zose, abamama, abakobwa, abahungu ndetse n'abasheshe akanguhe. Ibi ngibi byagiye bimugaragarizwa mu rukundo yerekwaga ahantu hose yageraga, kandi yari inshuti y'urubyiruko cyane, aho yabagiraga inama ndetse akabacira imigani myinshi yagiye iva mu cyarabu ayishyira mu kinyarwanda. Sheikh Nduwamungu Idrissa niwe uzwiho n'ijambo rigira riti abakire impamvu bikanga bagafata ibya mirenge bakabishyira kugira ngo birinde umutekano w'ingo zabo, nuko babizi neza yuko umutekano wabo utagenda neza igihe batabikoze kubera ko bafite ibitari ibyabo. Ati bakora ibishoboka byose cyane bagahakinga, bagashyiraho n'abazamu batandukanye n'imbwa nyinshi, kubera ko babizi neza yuko bafite ukuri kutari ukwabo. Yaba babizi neza ko bafite ukuri kutari ukwabo, bajya bakingura tukareba ibyo bitanda byabo byiza baryamaho, ndetse tukareba n'amamatera meza baryamaho, ariko ntabwo byakunda bitewe n'uko bafite ubwoba bw'uko hari abo bafitiye amadeni batarishyura. Ibi ngibi byagiye bigarukaho cyane. Sheikh Nduwamungu Idrissa uyu nguyu umuvuze nawe byatinda, ariko reka turebe, ese wowe aba bose ubibukira kuki?
ase basi jya ushyiraho n'iduwa cyangwa ni bya bindi byacu. Tubashimira ko mudukurikira. Njye nitwa Bizimana Hussein. Aha ni kuri Islamu Yacu TV. Shishikariza gukurikira ibiganiro abantu bacu ndetse n'abantu bawe. Bibashishikarize ubasharinga inyigisho zigenda dutambutsa hano kuri ino channel yacu. Ukore subscribe niba utarayikora. Turagushishikariza yuko ibiganiro byazagera kure kandi ukabigiramo uruhare. Tukifurije umugisha uturuka ku Mana. Assalamu alaikum Islam warahmatullahi Yacu TV. wabarakatuh.